wabonye kugenda ukica umwana n'umugore muri make papa mama n'inyoni iri mu nzu yose ukayica n'inkoko n'ibiki byose urangije ngo umwana nakubonye umunsi watamwishe kubera icyo uriya mwana utamwishe icyo nakubwira umwana nta kibazo twari dufitanye ikibazo niba nari ngifitanye na mukuru wanjye akaba yaraciyeho ndumva nta kindi kibazo kirimo umwana kuguma ku isi nta ribi none se twari dufite iyihe gahunda si yo kubarangiza bose ntabwo wowe wavuye hano gahunda twari dufite no kubarangiza bose ariko umwana niyo yari arimo ntabwo twatandukanye njye nta n'ikibazo kibirimo kuba umwana utari ko hatarimo ikibazo gute wowe reka nkubwire mbare mu uri bwongere kumubwira pe wongere kuvuga ngo umwana nta kibazo twari dufitanye ngo umwana agomba gupfa gute se ese undi uriya mwana ugiye kumushyira genda umwicira ubundi niba ushaka kwapfa ibyiwe azabibazwa njye nzabazwa ibyabarira n'ibingaruka ese undi ntabwo yakubonye umwana nta kibazo mfite ariko yarakubonye yarambonye ntabwo mbihakanye yarambonye noneho kumva utamwisha genda sura ugenda wicura mwana umurangize nibwo ibintu byose bitari ibyo ntuzongere kumvugisha ikibazo nari ngifitanye n'uwapfuye uwasigaye nta kibazo mfitanye nawe ibibazo byose wari ufitanye na bariya babyeyi nabyo ufitanye n'uriya mwana ahubwo ni uko mu mutwe wawe harimo ubusa mu mutwe wanjye ntabwo harimo ubusa wakabaye kuba ufite ibitekerezo oya ntabwo ngiye nakubwiye umwana sindi busubireho ngo njye kumwica umwana nta kibazo mfitanye nawe umva kubwira ngiye kumwica ku buryo ndamwica niba ngombwa mpamagaye n'ibikona bize by'inyama zasigaye ndamwica nidangiza mwishyingurire wowe noneho ntabwo ufite uburyo wakumva ko wakwica umuryango wose ugashira umuryango wose ugashira ntuhari se umuryango kandi ngo nakubwiye ikibazo twari tugifitanye na mukuru ibyo twashakaga byabonetse sinzi impamvu wakomeza kwica abantu nujya kumwica se akagira undi muntu ukubona nawe uzamwica nawe nzamwica noneho uzi ukuntu ugiye kumwica nimba mpfanga teteti na kaburari na ndamwica ku buryo inyama zo mu nda igifu kibe gitakara n'ikindi nawe nuhagera uzamuta usa umugore yashatse kuko ndamwica pe ndamwica n'inkoko nimbona ndayica ndamwica mpamagara ibikona kamubwire rero noneho ubabara ariko ndamwica yewe uriya mwana ndumva nta kintu wamukoraho na kimwe mureka abeho yigumireho mu buzima bwe ababyeyi be wabishimisha mu buzima bwe wese kandi ubuzima bwe waburangije ntabwo naburangije ariko wishe ababyeyi be ababyeyi be nibo twari dufitanye ikibazo icya mbere iyo umuntu agiye kuguca abanza icyizere kandi wamurangije rero reka jyewe njye guhugura ubwasigaye ndavuga ubwonko niba ari ibyo ushaka byikorane wenyine ibyo byo ntabwo birimo icyo twashakaga twakibonye sinzi impamvu ushaka gukomeza kwica ariko najyaga mbibona ko nta bwiru uzahagaze nawe ushobora kureba niwe ushobora kubyihanganira mana yanjye uriya mugabo umunsi namufashe nzamukanda ingoto ariko uzi igitekerezo mfite ndashaka guhinduka umupfumu ahubwo uzi ikintu ugomba kunkorera uraza kuba reba hari umukobwa w'inshuti y'uriya mugore wiwe ugomba kugenda nawe mukaba inshuti urakumva noneho turamuha akazi uraza kumubwira ko agomba kugira inama uriya mugore noneho ko uriya mugabo agomba kujya kuraguza kugira ngo mushiki wanjye tuzabareka sibyo ubwo ndamugira inama mubwira ko agomba kujya mu bapfumu uriya mukobwa turamuha akazi noneho we agenda agira inama uriya mugore yuko agomba kujya mu bapfumu sawa ndikumva izo nama zawe arizo noneho uwo mupfumu nta wundi ni njyewe ugiye kubikora ndashaka kumutuburira paka nkamuhemukira mpaka nihoreye ngahurira n'umuryango wanjye niko ushaka kubikora njyewe ubwo ikintu ngiye gukora ubwo ngiye kuba inshuti cyane na bari abantu ngende mbigireho inshuti uriya mukobwa amafaranga ari bukwake
uriya mukobwa ni umukene urakumva ndakeka ntabwo ari burenze miliyoni 2 cyangwa 3 kuko tugomba kugaruza urabona ruriya rugo barimo ariya iriya ni imitungo ya data, imitungo data yakubakiye n'icyuye cya data, imitungo ya papa wawe. Yego baramwishe ndetse bica umugore bishe nubwo atari mama, ariko nawe afite agaciro n'umuntu. Okay, ubwo kubera ibyo bintu niyo mpamvu mpaye impamvu nyayo yo kuneka, ndaje mbaneka buri gihe kujya nkohereza amakuru kuko ikirenze umuryango wacu wose bawusubije hasi, barashaka kuzima. yitwaje kuba avukana na data, yego arangije aragenda akora ibintu bitakagombye gukorwa. umuryango wanjye wose yarawujimije, yanyiciye data nakundaga. Rero kubw'iyo mpamvu nanjye ngomba kumuhemukira ku buryo azajya bakibaza niba ari njye Satani cyangwa ndi murumuna wayo. Okay, ibyo nibyo tugomba gukora, nta mpamvu yo kubagirira impuhwe, nta tolerance. Umupango hari uri kubona hano yipfa muri cya gihuru, ndahazi hariya niho ngomba gushinga icyicaro. Yego. So rero izina ngomba kujya nkoresha ndi umupfumu ni Karinga. Karinga? Yego. Okay, ubwo ngiye nzabagira inama ati hari umupfumu nziranye nawe witwa Karinga. Ibyo nibyo uri butuma uriya mukobwa ntabwo ari uri bumugire kuko kubera ko uri inshuti yari yani uriya mugore ntabwo yakumva. Okay. Yego. Sawa. Ugomba ibintu uriya mukobwa agomba gukora. Ugomba ngiye kurandurana igiti n'imizi yacyo, urumva byose nkuremo ishishi nkubure ari muri toilette. Ceceka aho ngaho. Uretse mubwire ceceka wivugiramo ninde mugabo hano utajya kuntunga urutoki. Utongera kuntunga urutoki. Ikintu ngiye kukubwira ni kimwe, sindi bukureke ngo nakubwiye ngo reka nkubwire. Ntabwo ndi bukureke kandi ndekure. Uzi impamvu duhagaze aha? Ntabwo ndi bukureke ngo wicura mwana. Ibyo ngibyo byibagirwe, ndagiye ahubwo. Gushaka ko duhangana nge nawe niba ushaka kwicura mwana. Aho tutanganye ne mu gihe wagiye kwica ugasigurira mwana, ndagiye umva nkubwire. Wari wabona ahantu harambutse igiti hagasigara ubutaka? Yenda kubwiye ushatse ko duhangana hagati yanjye nawe. Ahubwo umwanda n'umwica. Umva mbwire, uretse mbwire. Ahubwo iyi diri nk'izi zo kwishagiye kujya nzikorera kuko wowe nta kirimo. Ngiye kukwigisha uko bica. Kamubwire. Uriya mwana nagira icyaba nawe kiri kubeho uri bukibone. Urashaka kwica umwana? Ubundi nabimubwira iki ko namwishe? bimuhatamo akabyumva ndetse akabishyira mu mutwe we kagomba kubikora. Iyi ni mission ikomeye, hari ni hagati y'ubuzima n'urupfu. Niko bimeze ndabyumva. Kubera ko niturangara gato Ariane baramwica. Nanjye naribazaga impamvu uriya mugore afata Ariane kuriya, byarancanze. Kumbi uriya mugore ni inyamaswa bigezeho. Yego, mushiki wanjye nitubirangaramo gatoya baramwica. Ubwo rero ikintu tugomba gukora ni kimwe. Tugomba guhemukira uriya mugabo kuko ibintu nta kintu na kimwe numva ngomba kumwitura uretse gutuma aryamana n'umukobwa we. Yego. Iriya nzu nubwo ayibamo azayibamo nta kintu na kimwe kirimo, azayituramo nta kintu na kimwe afitemo. Kandi ikindi azamubuza amahoro imyaka 2 yonyine. Azaba amajije kujya kwitanga muri polisi cyangwa nanjye ubwanjye nzamwicira. Uretse ko ntabwo ngomba gukora amaraso kuko ntabwo numva igihano kirenze kubwo azajya yicara akenjoyinga kuba yararyamanye n'umukobwa we. Ibyo ni kubyenjoyinga. Urumva ni igisibo ku muryango. Rero genda bikore gutyo, sibyo? Sawa, turi kumwe. Diro ni diro nyine, ubwo nanjye kujya mwereza amakuru. Umwereza amakuru ku gihe, ubyihutishe kuko mushiki wanjye gutsinda gato cyane rwose ndabikora neza kabisa. Sawa, ntacyo ngo genda
ibindi ndaza kugushyira amafaranga kuri telefone yo kuba wifashisha sibyo? Sawa akazi ni kugakora fresh kabisa. Genda ubu nanjye ntabwo ndyamire ko ntanaryama n'abo bantu b'abaturanyi bari kubaka ariko nyine genda nta kibazo. Sawa rero Manzi urakoze. Hariya harafunguye nta kibazo ugende narebe. Uriya mugabo ni umugabo. Ni byiza umeze neza umwana no sifishero uriho gute yakanye mwikumburiye yego nanjye nari nkukumbuye nyine pe sinago gukumbuye inkuru zanjye none ukumva oya nari nkukumbuye cyane okay none umva mubwire rero ntabwo ari nka byandi bisanzwe umunsi mufitiye story ngaho zimwe urabona umutipe twara dash inde dash Somuzi ndamuzi ndumani Rasha arenda kunsaza arenda kugira ute kunsaza habaye iki yakoze iki sigaye mukunda gugira ute gati oya rekera aho ngaho gugira ute Rasha sigaye mukunda Rashi wowe mukundana umukunda wowe Rasha ndamukunda wowe umukunda wowe ese ko bigize ikibazo nese umukundira iki akubundi umureba cyangwa agumureba umutipe muremure biboga oh my god none se ko mbizi akundana na Bonnie ariko nta nubwo ibyo bintu byashoboka mane akundana na Bonnie ariko nanjye ndamukunda wowe umukunda ya akundana na Bonnie ahubwo nendaga kuzamurangiza kubera ko nanjye mukunda uvuze ndamukunda cyane wowe ukunda Rashi ndamukunda cyane uzagera aho umwica se ndangiza Bonnie ndashaka kumuzamushwanisha nawe umva rero nkubwire kuri Rashi cira birarura uri kunyumva neza kubera iki se Rashi ndamukunda nari ikintu cyamwitanze nanjye ndamukunda niko ngubyo ibyo kuba umbwira ngo akundana na Bonnie ibyo ngiye nzakora buri kimwe cyose ariko numvise ngo uzanamukozaho n'akara umva ko ntabwo ubushuti bwanjye nawe bwataburangira fata ko nanjye mukunda rero ntabwo bindeba ni ngomba kumurangiza neza uburyo uramungu nzamwigarurira umva rero nkubwire umbwira se iki Rashi nyine agize n'ikintu aba ibyo abo ntabwo bindeba nanjye byabo ntabwo bindeba kuko nanjye Rashi ahubwo ndakubwiye ngo kuva uyu munsi iki wibagirwe Rashi nkuko wibagiye ibere ntabwo ngomba kumwibagirwa nawe ugomba kumwibagirwa ubundi se ni gute mwakundanye njye nakubwiye ko mukunda nyine ni gute mwakundanye ibyo biri kureba ntabwo dukundana ahubwo njye ndamukunda ariko nzakora buri kimwe cyose gishoboka mu wundi nanjye ndamukunda rero wamaze ahubwo mwibagirwe kuva uyu munsi nzajya guhura nawe ahubwo wowe ugomba kumwibagirwa ariko siko ushaka kubona nakoroheye umva mubwire ubushuti bwanjye nawe ntacyo wankora ubushuti niyo bwarangira ariko nimubure ntacyo bintwaye abundi ubwo nta n'isoni uba ufite nta soni mfite ubundi si wowe yagukunda gukunda iki ubundi se agasura se mani Rasha kuye umukobwa mwanjye wowe se ki seka kuko wowe uri inzobe ntabwo uri inzobe nanjye umva sheri Rasha ndamukunda nta n'icyo ushobora gukora noneho ntacyo wankora ntacyo noneho njye nawe tuzareba uwo Rasha azakunda okay naho ubundi wakora iki umva sheri ntacyo wakora urumva neza ntacyo wakora mana uratangiye ntacyo wakora ndakubwira ati niyo twashwana ariko uriya mutipe simubure fata ko simubure tuzabireba nta kibazo cyangwa nzahita nawe ahubwo ariwe mera aho ndangiza kugira ngo noneho urumva ubone ndebera kwiri garase gara ngwino hano ibibazo byaha byose biravanze pe ese wari uri ese gara nakubwiye ngo iki ese uko wihisha mbona kwepa ntwari ibiryo bya Shanita mbwira rero mu kazi kakuzanye nakuzaniye harimo kwita kuri uriya muhungu mbamo namukire ari hejuru
uramukoze arahirya ari hejuru y'igipangu uri munsi y'igipangu akazi kose niko kagikorerwa ntugihanagura n'amazu ureba do ukuntu ahantu tubahaze wahanaguye asubira kurenganya wahanaguye hanyuma reka nkubwire wahanaguye sibyo nkwereke ibi ni ibiki bino ni ibiki guhungaza sumbwiye ko wahanaguye se ni agapuderi wahisibye cyangwa usige mama we ugeze wisiga puderi wisize hanyuma mva kubwira mu bintu byose bibaho bishoboka ikintu wankoresha ntuzongere kugikora rwose nsanga umwana wanjye yicaranye na ubundi ushinzwe iki hano za mwana wanjye yicaranye n'ingegera zose zisigaye zibahaye uzi agaciro ka shanita urakazi urakazi gusa icyakuzanye mbese kuba uri kumbwira ngo mwite kuri shanita gusa uretse amagambo yawe urayasi ndagiye sibyo imyenda ye ku murongo ngo asigaye yiterera ipasi wazanywe n'iki aratera ipasi ikiganiro n'amazi gisekeje na yangegera akazi na ibintu byose urafuruka ukajugunya hariya ndabimukorera uretse ko adashima nibyo ugiye kuvuga nuko nyine hari igihe mba ndi gufasha na Chantal mbara mubwire ndagiye ariko wite ku mwana wanjye kandi wongeye kumwita Chantal yitwa Shanita uranyumva ibyo bya Chantal nimba ari nyogosenge yitwa nde uvuga yitwa nde ese ni wowe mbaza ni wowe ndimo kubwira yitwa nde Shanita ujye uvuze Chantal sanga yariye neza ntujye kumura amakosa ko wankoreye urumva wite ku mwana wanjye apana kumusangizanya n'ingegera n'imbaraga sa ukambona umutima wawe ari umukarara yewe amahuriro baragwiye hano urimo wariwe mva ntacyo wakora gusa icyo nakubwira cyo nanje kubwira ko mu ndarashi uri kumva urakoze neza kubimbwira ndabimenya ariko ntacyo utazanibeshye inkweto mva tuza wowe tuza nta n'isoni wowe se wakora kuri rashi ndi bite ko muyomba bite ko mutongana urabona dufite ikihe kibazo ngo urabona nyine bimeze bite uko ubibona nyine ni gutya bimeze ntacyo mbona ariko muragifite abantu murarwanira kuri iri zuba abantu bakuze gutyo dore ntabwo ufite ikihe kibazo ubundi se mu rugo ufite turi gupfa iki mwegera kubera iki se mu rugo ufite turi gupfa iki turi gupfa kuko twagukunze nyenye abo ndakunda rashi mwande nese wo mukunda nkanda ahubwo buretse wo mukunda nkanda ngo iki ubwungu iki ibyo wumvishe ni ibyo okay mbambwira sibyo ngiye ngo ni inshuti yanjye kaduhuye iby'urukundo rero avuze bijemo gute mani ngiye ndagukunda nanje kwimubwira numva nawe yanzamukanye nanjye ariko ndagukunda none se ubwo murumva ko ndi vampire yakundana n'abantu okay nta kibazo hagati yanjye nawe uzahitamo cyambe sukubye niko dugukunda akaba mu nyumvire musi nahitamo ndubwo noneho okay ndi kumva ibibazo byanyu byabaye birebire rashi yabaye rashi nyine rashi none se ubwo bigeze igihe cyo murwanira kuri iri zuba ringana gute buretse nzagukuramo umwuka noneho ngo mukaba mundebere noneho mufite ikihe kibazo ngaho mundebere tangiye kumwishinza hose buretse reka ariko wowe ufite ikihe kibazo ubundi wenda kuzi we uramuzi kwiki ndamuzi nyine aranzi nyine ngaho da niyo mpamvu uri kunyigira buretse ariko winkubitira shere ubaye iki uzabura n'ubuzima bwawe